Turi i Nyagatare ahavuga umusore wimwe umugeni ku munsi w'ubukwe. Wakwibaza ngo byabaye ryari? Uwo ninde? Bari bakundanye igihe kingana iki? Bari bumvikanye inkwano zingana iki? Ni mu kiganiro n'Impano Yawe TV, ikiganiro mwateguye nanjye Soteri Munyenkondo. Wibuke ubanze ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu uzajye bikugeraho ku gihe. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Umusore wo mu karere ka Nyagatare yimwe umugeni ku munsi w'ubukwe, bavuga ko inkwano ari nke. Ibi byabaye kuri uwa gatandatu tariki ya 18 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2021. Gusaba no gukwa byari kubera mu murenge wa Matimba, nyuma abageni bagasezeranira mu mujyi wa Nyagatare ari naho bari gutura. Niyo Mwungeri Jeremy yimwe umugeni we ubwo yivugira ko yari amaze imyaka 3 akundana n'umukobwa bari hafi kurushinga. Jeremy yavuze ko kuwa gatandatu mu gitondo biteguye bagiye mu muhango wo gusaba no gukwa. Ahamagaye umukobwa kuri telefone, asanga telefone ye itariho. Mu gukomeza kugerageza guhamagara abavandimwe, mu bamubwiye ko ntawe uhari, bamusaba kutajya mu mihango yari iteganyijwe. Jeremy aturebye bagaye inkwano bazigaya ku munota wa nyuma. Urumva bamwe bo mu muryango bari barazemeye, ariko abahageze bandi muri iyo minsi barazigaya, birangira batwiciye ubukwe. Jeremy yakomeje agira ati, twari twiteguye rwose tuzi ko tugiye gusaba umugeni. Duhamagara nimero ye ntiyacamo, tugerageza guhamagara abandi bo mu muryango we, nibwo batubwiye ko yari yagiye muri salo ntiyagaruka. Bikomeza gutera impagarara, tugeze aho dusaba ko twahaguruka tukajyayo, baratwangira ngo tubireke. Jeremy yakomeje avuga ko byageze saa 9 z'amanywa bafata umwanzuro bajyayo, basanga umuryango w'umukobwa wose wateranye. Ubabwira ko inkwano batanze idashobora guhagurutsa umukobwa wabo. Jeremy ati, nari numvikanye n'umukobwa ko nzamukwa 500 kuko niyo nari kubona. Rero batubwiye ko nta mukobwa wakobwa ayo mafaranga. Ikindi ngo ayo mafaranga ntiyagura n'inka ebyiri. Nta kindi kintu kindi bansabye kongeraho. Umuryango wanjye nawo ufata icyemezo cy'uko badusubiza amafaranga twakoye bikarangira. Jeremy yavuze ko kuva ubukwe bwe bwapfuye ku munota wa nyuma bwamuhungabanyije cyane. Bwaramuhungabanyije cyane kuko nk'umuntu wari wizeye ko ngiye kubaka urugo rushya, nkinjira mu buzima bushya, ku munota wa nyuma nkabona birapfuye. Harimo abona bakodesheje imodoka ngo bantahe ubukwe, bakongera bakazisubizayo nta bukwe. Byamuhungabanyije cyane. Jeremy yakomeje avuga ko ikindi cyamuhungabanyije ari uburyo yayishyuye sale, imyenda n'ibindi nkenerwa byose bikarangira bipfuye ubusa. Uyu musore Niyo Mwungeri Jeremy asanzwe adoda imyenda y'abagore n'abagabo. Yari yubatse inzu azabamo n'umugore we. Mu gusoza ikiganiro, Niyo Mwungeri yavuze ko umukobwa yanze ko babana ngo kubwo gutinya umuryango we ngo ko waza ukahamukura.
wakwibaza uti se ibi bintu ari wowe bibayeho, ugakundana n'umukobwa imyaka mugapanga gahunda y'ubukwe, umunsi w'ubukwe ukagera ugana imiryango, ugakodesha amasare, ugakodesha imyenda, ugakora buri kimwe cyose kugira ngo ubukwe bwawe butahe. Umunsi wagera ubukwe bugasubikwa ngo watanze inkwano nkeya ku muntu wari warumvikanye n'umuryango. Ese ari we wabigenza ute? Wabyifatamo ute? Ese uyu musore niyo mwungirije rimwe wamugira iyihe nama? Ni ikibazo, birakomeye kandi birababaje. Ibintu nk'ibi ngibi biba bigomba kwigwaho mbere y'uko ibi byose biba. Njye navuga ngo Jeremy Paul uyu ntiyari uwawe, uwawe azaba aza buriya. Mwakoze rero kubana natwe muri iki kiganiro. Ibiganiro by'impano yawe nakagaruka. Wibuke ukore subscribe mu gusoza ikiganiro, kandi mujye duhana like, mudukorere share na comment kugira ngo tujye tubagezaho inkuru ku gihe. Mwakoze rero, ari kumwe nanjye Sotere Munyempundu. Aha twari turi ni Nyagatare, twari kumwe na niyo mwungeri Jeremy. Murakoze cyane, turabakunda.